ndafite umuhamagaro wo gufata, ndafite umuhamagaro wo guhobera, ndafite umuhamagaro wo hoya kamana pata yakashika yalamata. Oh, ndafite imbaraga zo gufata, ndafite imbaraga zo gufata, ndafite imbaraga zo gufata, ndajegeza, ndafite imbaraga zo gutura hasi, ndafite imbaraga zo gutura hasi. Oh manu, ndafite imbaraga zo gutura hasi. Oh yaka, oh ndafite imbaraga zo akabonye se akomane. Dore rero n'amafaranga mw'iyi minsi yadushiranye, tureke kureba ibintu nk'ibi ngibi gusa ngo turyame. Tugomba gushaka uburyo ki tugomba kubaho kabisa, sibyo? Dore mukuru kiroso ni ikiroso, urumva? Iri maze kugira ikiroso ugomba kumenya n'uburyo kigomba kubaho. Iyo mvugo urabyumva. Sawa? Ko rero igitekerezo nari mfite cy'uburyo dushobora kujya tubonamo amafaranga mu buryo butworoheye, ndumva aricyo twatangira. Sawa? Uzanshyigikira? Nzagushyigikira. Subizi se? Kikotanga. Tana. Ndababwiza ukuri yuko sema amina. Amena. Ijambo ry'Imana riravuga riti nta uzajya kwa data mu ijuru atangizo. Sema amina. Iryo ni ijambo ryavuzwe n'umwana w'Uwiteka Imana yacu. Yesu nashimwe cyane. Ndababwiza ukuri nta muntu wageze kwa Pastor Ruburiga ngataha amara masa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Kwa Pastor Ruburiga twebwe turabasengera, tukabakiza ibyaha byanyu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Tugira amateraniro kuwa mbere, tukagira amateraniro kuwa kabiri kugeza kuwa gatanu. Turabakira rwose nta kibazo. Abafite imyiryane mu miryango, abafite uburwayi budakira, abafite ibibazo byo mu miryango iyo. Yesu nashimwe cyane. Yakamana shikayata. Iyo ndimo mvuga ijambo ry'Uwiteka Imana yanjye nuzura ubwuzuyo. Yesu nashimwe cyane. Murakaza neza rero muri Sanga mu rugo rw'umukozi w'Imana kwa Pastor Ruburiga. Amen. Mumfashe turimba akaririmbo. Oh, tuzatambagira Yerusalemu. Mina kukicyubahiro cyawe Imana. Oh, murakoze cyane. Ni karibu. baje. Urabivuga urabizi? Baje. Nakubwira ngo mugiye gutwika. Wabibonye? Hewa we. Baje. Mura marinette nitonze ngira gutya. Yego gwi. Eba, tuzatuyagabana gute? Tuyagabana gute? Ifaranga ryaje. Ninge boss. Sawa. Ninge baza Mwinjire na azabazana Yesu aza. Mwinjire. Murakaza neza abakozi b'Imana. Murakaza neza mu rugo rw'umwami bw'intumwa y'Imana. Yesu nashimwe cyane abakozi b'Imana. Ndabona muratatswe n'amavuta. Amena cyane. Ndababwiza ukuri yuko uyu munsi imitima yaboshywe igiye kubohoka. Yesu nashimwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Ho arakarimbo kajya kanyuba ku mutima iyo mbonye abantu basize amavuta nkamwe. Diakone muraza kuza kumfasha niba ukazi nawe. Karavuga kati mavuta mavuta nembaho reka imbaraga z'umwuka wera zivuta nembaho. Oh mavuta
mavuta nembamo reka imbaraga z'umwuka wera sinze. Yesu nashimwe cyane. Ndababwiza ukuri yuko Imana ibakunda cyane. Ndagira ngo Diakona abafashe hagende hinjira umuntu umwe umwe dukomeze. urakoze cyane. Imana ishobora byose n'idahana umugisha. Tugeze muri kakanya keza ko kwakira ijambo ry'Imana. Murakaza neza mu rugo rw'umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ibibazo byose mufite nta kibazo twabituru Uwiteka Imana ishobora byose. Kuri Imana ishimwe. Komeza madamu. Pastor, nukuri umugabo wanjye ahura mu kabari. Nta kimfumbata neza. Ataha yasinze, ataha arwana. Yewe nta kimana amafaranga yo guhaha. Nukuri ko Imana nsengera Pastor. Humura madamu, humura uraza kuza. Umugabo wawe arasengerwa Imana iramukiza. Yesu nashimwe. Amen. Urakaza neza mu nzu y'umukozi w'Imana. Amina. Uwiteka Imana yaduhana umugisha. Mukozi w'Imana, haguruka twambaze Imana dusengere umugabo wawe ave mu byari mu byose. Amina. Oh Mana ikomeye igitare cy'amahanga. Mana wowe utanga ukambura ndetse ukanagaba. Oh ndakura umugabo, ndakura umuvuna muheto harya madamu mugabo yitwa niheri umuhogosha niko ntuzi ko n'urupfu rurya abantu yera vuba n'inkwere nyihera sha to ibindi bazabimbaza ubutaha yera vuba dore ndimo ndakasha nyarutse. Oh harya yitwa umugabo yitwa nde madamu? Yitwa Kavukire. Kavukire ugakubitwa n'inkuba ikakuzamurika kugeza mu kirere ukakumanuka kubita ku isi wagera ku isi ukisanga uri wenyine. Ndasohora ndafata imbaraga zisohora ndagusohora mwako kabari ndagusohora ndagutwika sohoka. Sha naho ubundi se aba muhungu we bari birebire madamu abaraho abaraho nawe utaje sibini ikibadi ni inzuki se ni intozi ni biki mbayera yakamana pata na ruji na ndobo na njerekani ndatwika ndasenya ndambura. Ndafite umuhamagaro wo gufata ndafite umuhamagaro wo gufata ndafite umuhamagaro wo guhobera ndafite umuhamagaro Pastor, nuko nguko basenga? Umukozi w'Imana uyu ni umurimo w'Imana. Imana ibiri kunyobora. Reka tubaze Imana. Mana rata ndabeshya? Ntabwo beshya mwana wanjye kuko nijya wagutumye aho gufatiraho uture hasi. Ntiwumva? Imana nayo irabyivugira. Yakamana pata yakashika yalamata. Ndafite imbaraga zo gufata ndafite imbaraga zo gufata ndafite imbaraga zo gufata ndajegeza ndafite imbaraga zo gutura hasi ndafite imbaraga zo gutura hasi. Mana ndafite imbaraga zo gutura hasi. Yakayaka ndafite imbaraga zose ndatura hasi ndatura. Murakaza neza abakozi b'Imana. ya pastor rubrika pastor oya